tekereza baravuze ngo ntaho duhuriye no kuragirwa muri Dawidi. Yego. None amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi, mu nyumve inshuti z'umusaraba. Aba bose bagirana isano n'uwitwa Magogi. Ndaje mbisome. Magogi, aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, kanguka ukangura abandi, tubere maso ubugingo, sibyo? Imyaka 7 tukiri mu kirere. Noneho nyuma y'iyo myaka 7 nibwo Kristo azaza kwima ingoma. Inaha ngaha aricyo gisobanuro kivuga ngo doraje, dorarazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba. None se mushaka kuvuga ko ibica ari ibi? Uyu nawe yaranditse aravuga ngo ibivuga se ko Abanyayisiraheli batazacibwa urubanza kubera ko ari ubwoko bwavuyemo umucunguzi, ubivugaho iki? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Turanezerewe kubana namwe mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi kuri bose. Guhitamo kumva ijwi ry'umukanguzi ni byiza kuko tureba tukamenya igihe kigeze tugendeye ku ijambo ry'Imana, kandi iyo twitegereje tugasoma ijambo ry'Imana tubona ko tugeze ku mugoroba w'isi, igihe cyo kugaruka k'ubwami bwa Kristo, kandi biradusaba twese kwitegura. Ni nako Kristo yaravuze ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Arangije bigeranya nk'umujura, aravuga ngo yaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura ari buze kwibira yakabaye amaso. Natwe biradusaba kuba amaso kuko ubwami bwa Kristo buri bugufi. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, imbere yacu turi kumwe na mwene data Anisette. Tubahaye ikaze. Yakoze cyane. Yesu aduhana umugisha. Amen. Ushobora kuba ugeze ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, niba wanyuzwe n'ibiganiro dukora, reka tugusabe ukore subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha gukurikirana natwe tubane mu biganiro byose. Ariko kandi ushobora kuba umaze iminsi uri kumwe natwe, niba waranyuzwe rwose, reka tugusabe ukore share ubisangiza abandi. Ntabwo ari ibyo kwihererana, bisangiza abandi kugira ngo twese dufatikanye gukora umurimo w'Imana. Reka tubasabe tujye imbere y'Imana dutegura imitima. Mwene data Anisette tuyobore mu isengesho. Ugazahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ndacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisajyama ninyirangiza, azampamagara ngeze mw'ijuru. Uwo munsi azazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Nzabamari nanjye sinzaburayo. Mana turagushimiye. Mana ishimwe. Tugushimiye ko waduhamagariye muri Kristo Yesu tukakumva tukitaba. Tugushimiye ko aho urupfu rwari rutumiza ariho waduhereye umuzuko. Tugushimiye ko ariho aho twari duheze niho watwubakiye urutare duhagararaho kugira ngo tugaragare. Pawulo yaravuze ngo dusa n'abatamenyekana nyamara turi birangirire. Ibyo bituruka kuri Kristo mwami twizera, izina ryawe nirishimwe. Uyu ni umwanya tugiye kuganira na bene data iby'iminsi n'ibihe, bimenyetso by'imperuka ndetse no kuza kwawe. Reka ukore ku bwenge bwa buri muntu wese ntiyinangire, ahubwo twumvishe umutima w'ubumana kugira ngo agakiza ka Kristo kabonerwe muri twe. Turamburira amaboko, urwaye umukize mu izina rya Yesu Kristo. Umukiro ni uwawe, ni wowe muganga mukuru, uretse no kuvura urarema. Warema urugingo rudahari, warema ubuzima butariho, warema ibyishimo bidahari, warema gukira, warema mwami ihumure, kuko byose urabishoboye. Turabigushimiye. Bana n'abari maso, kangura abasinziriye, kandi n'abapfuye mu buryo bw'ubugingo ubazure kugira ngo bahabwe ubugingo bushya.
dusenze ku bwa Kristo umwami wacu none n'iteka ryose, amen. amen. Yesu aduhane umugisha. Amen. Anise mumeze mute? Turashima Yesu. Imana ishimwe. N'ubugingo n'ubuzima. Ubugingo ni buzima, n'umubiri ni muzima, kandi turi kugenda tubona amashimwe y'Imana hamwe no gukora kw'Imana. Reka vuge ngo turi mu bihe byo gukora kwa Kristo. Imana ishimwe. Iri jambo Pawulo yaravuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Iri jambo ryavugwa nande muri iyi minsi? Ryavugwa n'umukiranutsi uhamya ko agakiza ka Kristo ari kazima muri we. Yego. Ibisukwa yarashatse kuvuga? Ibisukwa ni amavuta ku gicaniro. Ubundi igicaniro cyacu dufite ni Kristo. Yego. Iyo bavugaga igicaniro cya mbere, hari ahakirwa umuriro ariko hatambirwa ibitambo. Yego. Yaravuze ngo ngeze ku gicaniro umuriro ntiwazima, aho kuzima wakomeza ukaka. Ni igisobanuro kivuga uyu munsi nonaha ko muri we nta cyamuteranya n'umwuka, maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ahubwo umwuka nibwo yakora. Umwuka nibwo niba navuga yagaragaza imirimo, kuko ku gicaniro ntabwo burya bahuhaga mu muriro cyangwa ngo bagire bate, wafataga amavuta ya elayo ugasukamo, wasukamo igicaniro kikajya cyakwaka. Imana ishimwe. Yumvaga muri we rero umuriro w'umwuka wera. Amen. Ari buri kwaka. Imana ishimwe. Ni amagambo yakoresheje, tuyarebye tukasesengura, ni amagambo ameze nko kwiyemera. Yumvaga imirimo yose rwose yarayikoze neza. Ntabwo kwiyemera ari bibi, nuko biza mu mvugo yo kwiyemera. Reka tuvuge ngo ni ukwihamya. Yego, yarihamyaga. Yarihamyaga, yahamije agakiza ka Kristo muri we. Yego. Nituvuga kwiyemera ntabwo ari bibi, ahubwo wiyemeye uho iki. Yego. Igitumye wiyemera cyatuma unemerwa. Niba igitumye wiyemera cyatuma wemerwa, ufite ishingiro. Imana ishimwe. Pawulo rero cyatumye yiyemera akihamya, cyari cyanatumye yemera. Imana ishimwe. Umutima we wari muzima. Wari muzima. Nawe yaririmba kuri wa muririmbyi uvuga ngo ndi umukristo kandi nzahora ndi. Amen. Imana ishimwe. Yego, niko umuntu w'Imana akwiye kumera. Niba turi mu murimo w'Imana, reka tuvuge ngo ni umurimo Imana yaduhaye tugomba guhinga, kandi byanze bikuze nituwuhinga neza harimo ingororano. Imana ishimwe. Ikintu nkundira Imana rero, ni Imana yita ku mubyizi wa buri mwumwe, kandi uwo mubyizi Imana ikawohereza agaciro, tukabona inyungu z'uburyo twahinze muri uyu murimo. Imana ishimwe. Twese tumeze nk'abategereje inyungu, byanze bikunze uyu murimo twahinze tuzabona umusaruro. Hari ikiganiro nabonye kiri ku Ijwi ry'Umukanguzi, ngira ngo nicyo kiriho uyu munsi, mwavuze ku ntambara ya Israel na Iran. Abantu benshi nabonye muri comment baragiye babivugaho uburyo bigiye bitandukanye, ndetse abantu bagenda basigarana ibibazo mu mitwe yabo. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Sinzi niba barabivugishijwe no kudasobanukirwa, cyangwa ari uko bataramenya, cyangwa se bakaba baramenye. Ari bivuga nshingiye kuri comment nagiye mbona, tujya tubona umwanya wo gusoma comment. Yego. Oya, nta comment nimwe, ngira ngo abaziduha babona ko tubasubiza, noze tubashimira ko yatugezeho. Yego. Ngira ngo mu kiganiro cyakozwe twavuze ko izi mpuha z'intambara n'intambara ziri kuba zose ziri kwerekeza kugaruka kwa Kristo. Murabyibuka ko byavuzwe? Yego, reka duhere kuri comment. Nk'uyu yaranditse ngo, ngira ngo izina rye ntabwo riba rigaragara neza, si na ngombwa. Twebwe turaribona ariko si ngombwa. Yaravuze ngo ariko se nkwibarize, iyi ntambara uvuga ya Gogi na Magogi Israel itangije yaba ite mbere ya Hermagedoni? Ubundi se wabisomye he ko Gogi na Magogi izatangizwa na Israel? Ngo si ngombwa kumusubiza. Ari guhangana mu bibazo bye, ntabwo ari kubaza. Yego. Twebwe juste Gogi na Magogi se bizaba biri kurwanya nde? Kugira ngo atubwire. Ubundi Magogi ni nde se? Reka dusome Itangiriro igice cya 10 umurongo waho wa 2. Ariko tutarasomaho, reka tuze gukuramo, nubwo iyo comment nayo iriho twari buyivugeho, dukuremo urujijo. Hari umuntu twumvira mu ihangana, hari n'utwumvira mu kutubaza. Hari uwandika message ukabona ari guhangana, hari n'uwandika ukabona ari kubaza, hari n'uwandika ukabona ari guhinyura. Uhinyura n'uhangana ntaho duhuriye nabo, kuko twebwe si cyo cyatuzanye hano, si nayo ntego yacu yo kubwiriza. Hari n'utugira inama y'ibyo tureka n'ibyo twakomeza. Nta muntu ujya utuyobora mu muhamagaro tujya twemerera. Hari uwatubwiye ngo tureke politike,
kandi mu buryo bwa Bibiliya turaba politiciye. Yego. Noneho uretse no mu buryo bwa Bibiliya, politiki umuntu wese ufite identity, karite identity, umuntu wese ufite irangamuntu yemerewe kuyikina. Yego. Nituvuga rero icyigisho kimwe twasobanuyemo kugira ngo yumve amateka, abonye impamvu yo kutubwira ngo ibyo ni mubireke, ntabwo ari cyo gisobanuro cyo kubireka. Yego. Ahubwo ubirekeshejwe n'iki? Ni iki gitumye ubireka? Nuko tubivuze, ni iki gitumye ubireka? Ni agakiza, ni iki gitumye ubireka? Kuko amateka ya Isirayeli n'izi ntambara ziriho uyu munsi ni politiki. Hanyuma n'uburyo baduhayemo Bibiliya nabwo ni politiki. Ubwabyo biruze ko ari politiki. Nabwo ni politiki. Rero tugomba gukura ubuzima bw'umwuka mu isi y'ubwenge bw'umubiri. Kuko ntabwo, nkunda kubibabwira, ntabwo ubugingo bwa Kristo butuye muri twebwe mu buryo bw'umwuka. Buri muri twe mu buryo bw'umubiri. Kandi ntituri mu isi mu buryo bw'umwuka. Tuyirimo mu buryo bw'umubiri. Ahubwo tukaba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nitugaragaza rero uburyo bw'umwuka kandi butagaragara inaha ngaha, ntabwo abantu bazabyumva. Tuzaba turi kugorana. Ni igisobanuro cy'uko umwuka w'Imana muri twe azakorera mu bugingo bwa Kristo buri mu mubiri uri mu isi. Noneho umwuka ugaragare, n'uwo mubiri uri mu isi ugaragare, hanyuma ubugingo bwa Kristo buri muri twe bugaragaza umucyo wabwo mu isi. Sibyo? Rero nutubwira kubaho igice kimwe, ikindi uri kwica kandi ari cyo kinaha, ntabwo tuba tubayeho. Bibiliya iravuga ngo habanza umubiri wo mu isi, hagaheruka umubiri wo mu ijuru. Wishaka rero ko duheruka uwo mu ijuru tukiri mu mubiri wo mu isi. Icyakora n'ubugingo bwa Kristo nabwo bugaragarire muri twebwe. Rero hari ikintu navuze, ishimwe mba mfite ni uko si buri wese uba wabyumvisha gutyo. Navuze Isiraheli muri ubu buryo. Naravuze nti Isiraheli bisobanura ubwoko bw'Imana. Yego. Hari naho nasomye avuga ngo Isiraheli ni ukuboko kw'iburyo. Ni Imana yari iri kumwita gutya, yari iri kumuvuga. Ukuboko kw'iburyo bisobanuye ni Kristo, gukiranuka kw'Imana. Imana ivuga ukuboko kw'iburyo bivuga Kristo. Bakiri no muri Egiputa yarababwiye ngo nzabacunguza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Yabwiye kuri ngo ngufashe ukuboko kw'iburyo. Ni amagambo menshi. Kandi abantu badukurikiye mwe kutwumvira mu mpakanyi gusa, kwanza tubanze tunamenye, siniyumvisha ko byose mu bihakana. Noneho n'ababimenya, twe kubimenya gutyo gusa, turebe n'impinduka mu bihe turimo. Isiraheli ikomoka ku mugabo witwa Yakobo. Yakobo akaba umwuzukuru wa Aburahamu. Aba bose bagirana isano n'uwitwa Magogi. Ndaje mbisome. Magogi ni mwene Yafeti, ni umwuzukuru wa Yafeti, abyarwa igice cya 10 itangiriro 2. Haravuze ngo bene Yafeti ni Gomeri na Magogi. Yafeti ni mwene Nowa. Uyu Nowa yabyaye abandi benshi. Reka ntituze kuhatinda. Abyara ba Hamu na ba Yafeti. Hamu waje kubyara Kanani. Kanani niwe Kanani nyine muri Isiraheli. Uyu muvandimwe uvuga ngo tubwirwa n'iki ko Gogi na Magogi bizatangirwa na Isiraheli? Histoire ivuga Hitite cyangwa Behitahita bimukira. Izi ntambara zabo zimeze nk'izihoraho. Sibyo? Ntabwo aho naho nza kuhatinda. Isiraheli nari mvuze ngo ni Yakobo. Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu, akaba umuhungu wa Isaka. Yabyaye abana 12. Yakobo. Abahungu 12. Aba bahungu 12 si abana 12 gusa burya Yakobo yabyaye. Ariko nibo bavuga ni abana 12 Yakobo yabyaye. None nshuti z'umusaraba, aba bana 12 nibo bitiriwe imiryango 12 y'igihugu cyose cya Isiraheli. Iyi miryango 12 mu gice cya 11, reka mparebe itangiriro. Abami muraza kwihangana, abami ba mbere ba kabiri, aza kwihangana ndebe neza aho nshaka. Abantu bakwiriye gusoma Bibiliya tudahumye cyangwa ngo tubahumishe. Kambanze ndisakinge, nabonye hari nabo dusoma Bibiliya iri soft nabo tukabagusha.
kandi dufasha kwihuta. sinzi ikintu umuntu yakora kugira ngo cyemerwe na bose, uretse ko nta gihari na Kristo si bose bamwemera. Niyo mpamvu tutaba dutewe ipfunwe n'ibyo muhakana kandi tuzi ko atari icyaha. Yego. Igice cya 12 cy'igitabo cya mbere cy'abami, hari ibyo tuvuga ngo ari ibitabo byitwa amateka y'abami. Yego. ni ibi burya twita ibitabo by'abami. Ni amateka y'abami, amateka yabo yabaye ku gihe uwo mwami yari ariho. Noneho hakaba n'igitabo cyitwa amateka y'ibyo ku ngoma z'abami, nibyo twita ingoma za mbere n'ingoma za kabiri. Hanyuma igice cyaho cya mbere Prito cya 12 umurongo waho umurongo w'10 niwo uhita ubisobanura neza, ariko reka duhere ku murongo wa mbere kugira ngo abantu bahumve. Haravuze ngo bukeye Rehobowamu ajya i Shekemu kuko ariho Abisiraheli bose bari bagiye kumwimikira. Icyo gihe Yerobowamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa, aho yari yarahungiye umwami Salomo agaturayo, baramutumira. Nuko Yerobowamu araza azana n'ab'iteraniro ry'Abisiraheli bose, babwira Rehobowamu bati, murumva ko ari amazina birasa ariko atandukanye. Umwe ni Yerobowamu, undi ni Rehobowamu. Yerobowamu ni mwene Nebati, naho Rehobowamu ni umuhungu wa Salomo. Nuko Yerobowamu araza azana n'ab'iteraniro ry'Abisiraheli, babwira Rehobowamu bati, so yadukoresheje uburetwa butubabaza, none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzagukorera. Urumva ko abo bantu bari bayobotse. 5 arabasubiza ati, nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu aherako agisha inama Abisiraheli. Bahakwaga na se Salomo akiriho. Arababaza ati, murangira nama ki ko uko nsubiza aba bantu? Baramusubiza bati, niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu. Mu by'ukuri ntabwo ari cyo bamubajije. Abantu mutwumvire mu bwenge bw'umwuka, mureke guhakana. Baramusubiza bati, niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu, uyu munsi ukajya ubakorera, ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe, bamuhatsweho. Arababaza ati, murangira nama ki turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereze uburetwa data yabakoreshaga? Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati, uzabwira abo bantu bakubwiye ngo so yabakoreshaga uburetwa bukomeye, ariko ngo woweho ububorohereze, ubasubize utya uti, agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data. Agahera urakumva? Agahera ikiyunguyungu, icyo twita igikuma. Ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibikoba, ariko njyewe nzabakubitisha sikoropiyo. Ku munsi wa 3 Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati, muzaze munyitabe ku munsi wa 3. Umwami abasubizanye inabi nyinshi, yanze inama yagiriwe n'abo basaza.
abasubiza akurikije inama y'abasore ati data yabakoreshaga uburetwa bukomeye ariko njye nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko ariko njye nzabakubitisha sikoropiyo. 15. Nuko umwami ntiyumvira abantu kuko byaturutse ku Uwiteka kugira ngo asohoze ijambo yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati abivugiye muri Ahiya w'i Shilo. Ahiya yamubwiye ko nubwo ari umugaragu Imana izamuha ubwami. Ntekereza ko ari mu gice cya 14, sinibuka neza, ndibuka ko iri jambo ndarizi aho Imana yabimubwiye, ariko kandi nabwo yaje gusoza nabi, Imana imubwiye ko izaheha ingoma ye. 16. Maze Abisirayeli bose, aha niho hari ijambo dushaka. Maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, basubiza umwami bati duhuriye he na Dawidi? Aha abantu banyumve, baravuga ngo duhuriye he na Dawidi, kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Uwo ni Dawidi. Nimusubire mu mahema yanyu yemwe Bisirayeli. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli basubira mu ngo zabo. 17. Ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'i Buyuda, aho ni Yudaya niho hitwa Yerusalemu, bo bategekwaga na Rehobowamu. Mu nyumve, umuhungu wa Salomo. I Yudaya ni Yerusalemu. Abari bari i Buyuda, Yerusalemu y'i Buyuda nyine, bategekwaga na Rehobowamu, umuhungu wa Salomo. Bukeye umwami Rehobowamu yohereza Adoramu wakoreshaga ikoro, umukoresha w'ikoro wasoreshaga, abohereza Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Ubwo urumva amwohereje inyuma y'i Yerusalemu, bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise arihuta yurira ajya mu igare rye ngo ahungire mu murwa katikati none Yerusalemu, avuye mu nkengero zaho, kuko i Buyuda hanone ni igice, nimvuga ngo niyo Yerusalemu, ko i Buyuda hanone naho hameze nk'ahacitse, nk'ahanyazwe. Ubwo ntabwo hahari, ni agace kadahari. I Buyuda abantu nyine, reka tuvuge ngo hameze nk'ahanyazwe. Hari i Buyuda neza ku buryo umuntu wabaga uhari yabaga yitegereje iminara yose ya Yerusalemu cyangwa se ya Siyoni. Reka mbyite gutyo, ya Siyoni, ko ari ikintu abantu batajya bahishurirwa. Si ukunahishurirwa ntibisaba umwuka. Siyoni na Yerusalemu kubitandukanye. Siyoni ni umusozi wo muri Yerusalemu. Bibiliya iravuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu. Urakoze cyane. Noneho ahita aza noneho mu murwa hagati. Dusubiye inyuma gato, Siyoni yari imisozi igose Yerusalemu. Siyoni, ubwo Yerusalemu yari hagati. Yes. Yerusalemu, aho bita Yerusalemu ni intara, tuvuge nka Nyarugenge. Nyarugenge urabizi ko ni intara igizwe n'uturere dutatu, Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Deja umujyi wa Kigali ugizwe n'intara 3. Umujyi wa Kigali ni nka Yerusalemu. Noneho Siyoni ikaba nka Nyarugenge. Iki kintu kirumvikana. Umujyi wa Kigali ni intara, noneho Siyoni ikaba akarere ko mu ntara y'umujyi wa Kigali. Noneho ariko iyo ubwiye umuntu ngo ndi Kicukiro, n'ubundi uba uri i Kigali, urakoze, uri mu mujyi. Niko ni Yudaya hameze rero. Wabwiraga umuntu ngo ndi Yudaya, ariko n'ubundi yo muri Yerusalemu. Umuntu wa Kicukiro rero ashobora kukubwira ngo reka mbe ngiye mu mujyi.
kandi n'ubundi ari mu mujyi, ari kuva mu mujyi ajya mu wundi, ari mu mujyi wa Kigali, kuko n'ubundi ari muri iyo ntara y'umujyi n'ubundi. urakoze. Niko Yerusalemu na Siyoni na Yudaya niko biri. Noneho Rehobowamu yahise yurira igare, ni nk'uwava Kicukiro agiye Yerusalemu ajya mu mujyi Nyarugenge, ntabwo avuye i Kigali, n'ubundi aracyari mu mujyi. noneho mumbabarire nkoresha iri jambo ntiri kuba confusing, ntavuye i Kigali nta nubwo agiyeyo, ahubwo yimutse muri Kigali. Nibyo, murakoze. bumvikanye rwose. Ari igihe tuvuga ibi bintu abantu mukajya impaka tukaburana, ariko ntabwo dukwiriye kubipfa kwa. Hanyuma yurira igare agiye Yerusalemu. 19. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi na bugingo n'ubu. Nituvuga gutyo bene data nshuti z'umusaraba, uko kuganda se bagandira Dawidi, bagandiye inzu ya Dawidi, bagandiye inzu ya Dawidi biturutse ku muhungu wa Salomo, ku mwuzukuru wa Dawidi. Kandi kugandira inzu ya Dawidi baravuze ngo duhuriye he, ko tutaragwa muri mwene Yesayi, ntabwo ariho tubonera umurage. None se Dawidi yabyaye nde? Yabyaye Salomo. Salomo abyara Rehobowamu. Ibi bisekuru ntibiri hano, biri kwa Matayo. Muri Matayo? Buri muri Matayo igice cyaho cya mbere. Matayo. Salomo biri muri Matayo igice cya mbere. Reka mpabasomere nirukanka, mwihangane twe gutaruka kugira ngo abantu tuvuge aya mateka yumvikana, sibyo? Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi, mwene Aburahamu ngaye. Tekereza, baravuze ngo ntaho duhuriye no kuragirwa muri Dawidi. None amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi, mu nyumve nshuti z'umusaraba. Noneho Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na Peresi, Yuda na Benesi. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hasironi, Hasironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Rahabu umwe wari maraya y'i Yeriko. Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Rusi wa Mumowabukazi. Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye Dawidi, Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya. Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya na Benesi. Igihe bimuriwe i Babuloni. Babuloni uyu munsi ni Iraq. Bamaze kwimurirwa i Babuloni, sibyo? Yekoniya yabyaye Sharutiyeli, Sharutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori. Eliyakimu muribuka ko ari n'umwami Nebukadinezari yamugezeho imbaraga zikomeye. Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye Erihudi, Erihudi yabyaye Eliyazari, Eliyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo. Uwo n'undi Yakobo ntabwo ari Yakobo, ko muri Bibiliya hagaragaramo ba Yakobo batatu ndatekereza. Yakobo ntabwo ari na batatu gusa, ahubwo bararenga. Hari na Yakobo wavukanaga na Yesu kwa Mariya. Burya Yosefu afite abandi bana, Yuda n'uwitwa Yakobo. Hakaba na Yakobo wari mwene Zebedayo. Burya hari na Yakobo mwene Zebedayo wavukanaga na Yohana. Hakaba na Yakobo wo kwa Nuza, Yakobo umuhungu wa Isaka. Hakaba n'uyu Yakobo mwene Matani, ariho Yosefu akomoka burya. Noneho Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya, ari we nyina wa Yesu witwa Kristo.
urumva abisiraheli guhakana bagandira inzu ya Dawidi, urumva bagandiye nde? Dukomeze ni umurongo wa 19 twari tugezeho 20. Bukeye abisiraheli bumvise ko Yerobowamu yahungutse, baramutumira ngo aze mu iteraniro, nuko baramwimika abo umwami w'abisiraheli bose, ntihagira ukurikira inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Icyo gihe ntabwo yari agihari uyu mwami ise Salomo yari yarapfuye, ntabwo yari agihari, hari Rehobowamu. Yerobowamu agiye gusaba ubuhake nk'uko twabibonye, ntibamwemerera. Batamwemereye arongera aragenda, ariko ntiyarenga igihugu, atura mu misozi n'ubundi y'igihugu cya Isiraheli. Abisiraheli bose babyumvise baramuhamagara, baramwimika. Bamwimitse, Yerobowamu yabanje gusigarana umuryango umwe. Rehobowamu yasigaranye buke. Yerobowamu ahungutse, baramutumira ngo aze mu iteraniro, nuko baramwimika abo umwami w'abisiraheli bose, ntihagira ukurikira inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Noneho ariko Rehobowamu ageze i Yerusalemu, Rehobowamu ateranya umuryango wa Yuda wose n'umuryango wa Benjamini, ayitoranyamo abagabo batoranyijwe b'abarwanyi 100 n'inzovu 8. Ntabwo sinshaka ko ntindaho, nshaka ko mwumva uyu muryango wa Benjamini n'uwa Yuda Rehobowamu yiyambaje. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti, bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benjamini n'abandi bantu bose uti, Uwiteka avuze ngo ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanyu Abisiraheli, musubireyo umuntu wese agiwe, kuko ibyo ari nge byaturutseho, kuko nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka, nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka baritahira nk'uko Uwiteka yabivuze. Nuko Yerobowamu yubaka i Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, aturayo. Bukeye arahimuka yubaka i Penuweli. Maze Yerobowamu aribwira ati, noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bakajya i Yerusalemu batambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice basubire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami ahera ko yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu ati, byabarushya kujya muzamuka mujye i Yerusalemu, wa bwoko bwa Isiraheli, ngizi imana zagukuye muri Egiputa. Abaremera imana yo kwibagiza abaremera ibindi bigirwamana. Reka nitse abashaka gukomeza basoma bahisomera. Arema ibigirwamana by'inyana 2. Marise uzi ikintu gitangaje kinababaje, babisengaga ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, itariki bitiriye ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya. Nk'ibyo bigirwamana babisengaga ngo kugira ngo bise n'iminsi mikuru y'Abayuda. Iyo minsi mikuru yabaga i Buyuda ni Yerusalemu nyine. Muri make ibizira barabyinjiye byo gusenga ibigirwamana. Exactement, ko bavuye mu nzu ya Dawidi, basize urusengero rufite ihema ry'ibonaniro, basize hari igicaniro cy'Uwiteka, basize umutambyi. Abatambyi bafite abatambyi bari kumwe nabo, ariko batagira urutambiro, batagira hera, batemerewe kwinjira hera. Noneho nibwo aba bantu bagiye bakora ibintu by'ibizira, bavamo abajya gutura i Gerizimu. Gerizimu bahashyira urusengero. Naho ni mu bikingi bya Yakobo, ni kwa sekuru, baravuga ngo ntituzasubira i Yerusalemu. Ariho Yesu yahuriye na Maraya ku iriba ry'i Gerizimu. Aricyo cyatumye bamubaza ngo Umusamariya n'Umuyuda basangira bate. Ntabwo ari uko Abisiraheli bose batasangiraga, ahubwo ni uko Abayuda banenaga iyo miryango, n'iyo miryango ikanena Abayuda.
Yesu ahura nabo kugira ngo wongere abahuze. urakoze noneho tugaruke tube turetse gutaruka abantu aha ni ku ijwi ry'umukanguzi kanguka ukangura abandi tubere maso ubugingo sibyo noneho arema inyana ebyiri bamwe azishyira idani izindi azishyira ibeteri afata ababembe bapfuye akabatega mu bibaya n'intumbi akazishyira ibaka muri make ni uguhangana n'Imana nyamana. Exactly. Ntashaka ko abantu bagiye Yerusalemu ngo basenge bajye gusenga Imana nyamana. Noneho Abisiraheli ntibatatanye ntibabuze uko basubire i Yerusalemu niho bene Kora bavuze ngo twakunda no guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana. Uyu mwami Rehobowamu umuhungu wa Salomo aracyari i Yerusalemu ariko yagiye kubaka i Penuweli. Oya ntabwo ari we uwahubatse ni Yerobowamu mwene Nebati niwe wahubatse ibigirwamana mu rwego rwo kugira ngo batazasubira gusenga Imana ahubwo arababwira ngo dore Imana zabakuye muri Egiputa mwebwe mwigumira ahangaha. uzi impamvu abubakiye ibigirwamana nuko azi inkuru z'Abisiraheli bari kuva muri Egiputa n'ubundi barabyubatse aravuga ngo n'ubundi mwarabyubatse mu butayu nubwo hari abashize ariko uyu munsi Mose uri bubahitane ntahari Mose ubamarira nabi ntahari nta n'umutambyi ubareberera ngo babwire ngo Imana niyi ahita afata abatambyi batambiraga Uwiteka afata ubwoko bwaririmbiraga Imana abushyira ku bicaniro by'i Beteli muri Zaburi ya 84 nibo biswe intashya ziboneye icyari sibyo n'igishwi babitiriye ayo mazina ngo ho Zaburi ya 84 ivuga gute nitubivuga abantu reka dusome iri soft niyituma nihuta. Zaburi ya 84 Zaburi ya 84 yego nahageze kadusome duhereye ku murongo waho wa mbere haravuze ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi. Gititi uzi ryari ryo ni igihe umuntu yananiwe kuvuga uri kumwe n'abantu udashaka ko bumva ukajya unyeganyeza umunwa batazi ibyo uri kuvuga ukajya ubivugiramo imbere mu mutima ariko umunwa ukanyeganyega niyo njyana Hana yasenzemo era amurebye aramubwira ngo wasinze gititi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi. Abo baririmbaga mbere yuko amakondera n'amahembe bivuzwe kuko bazengurukaga mu rusengero rw'i Yerusalemu bakoresha gititi ariko bose bazi ibyo bari kuvuga mu buryo bwa meditation. Noneho ni nabwo buryo Hana yakoresheje indirimbo bari kuririmba yasoza bakavugiriza rimwe amashako amababura imyirongi n'inanga n'amakondera bakarambura ibiganza bavuga ngo Uwiteka Imana yacu yahabwe icyubahiro. Ibyo byose byaranyazwe bikurwa i Yerusalemu bibabaza Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo erega amahema yawe n'ay'igikundiro bari kuvuga y'i Siyoni amwe ya Yerusalemu. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe ndetse biwutera kugwa isari nuko batari baherutseyo birumvikana. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Niki gitumye bavuga ngo Imana ihoraho nuko bafite izindi mana zidahoraho ziremwe bareba ari ibyo bigirwamana byari bihari. Igishwi kiboneye inzu intashya yiboneye icyari aho ishyira ibyana byayo ni ku bicaniro byawe Uwiteka Nyiringabo mwami wanjye Mana yanjye. Igishwi ntabo watambyi kiboneye inzu. Igishwi ni Yerobowamu bari bavuze intashya yiboneye icyari aho bashyira ibyana byayo ni ku bicaniro byawe. Beteli murabizi ko habaga ibicaniro by'Uwiteka ariko barabyimuye bashyira Inayoti habaga ibyumba by'ahanuzi bahashyira ibicaniro by'intuze. Idani naho hagiye ibigirwamana bikozwe na Yerobowamu. Hahirwa baba mu nzu yawe nuko bo badaherutseyo babasha kugushima ubudasiba. Hari akajambo ubona kari ku ruhande bita sera. Sera ni ukuvuga ngo tubivuze tubitekerejeho tubivuze tubyiteguye. Burya niwumva abacuranzi bari gucuranga mbere yuko abaririmbyi bikiriza bakabanza bagacuranga umuziki abaririmbyi bose bari concentre bagiye guhita bagira bagakora bimwe mwita kudubura bagahita baririmba. Biriya bikorerwa mbere yo kuririmba nibyo bita sera. Tuza uvuga icyo watekerejeho kandi duhurizeho nicyo cyitwa sera. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa abafite mu mitima inzira z'igi Siyoni. Kubera Imana ishimwe hari ibigirwamana ariko muri bo bafite inzira ziri ku Gisiyoni
ibigirwamana birahari Yego. ariko umubiri wabo imitima yabo yarazindutse yo yarirukanse yararenze Ni ukuri. iri Siyoni hahirwa abagufitemo imbaraga Yego. kubera icyo ari abafite imbaraga mu Mana ni uko hari abandi bashyize imbaraga muri bya bigirwamana iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo icyambika imigisha igikombe cyitwa Baka niho hari harunze intumbi Yego. ababembe bapfuye kuko icyo gihe ntibari bari gushyingura ni intambara ni ibiki ntimubyumve nk'aho atari intambara mwibuke ko Uwiteka asubije y'abari bateye Yego. murakoze cyane noneho umurongo wa 8 bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese aboneka mu maso y'Imana i Siyoni Yego. reka twitse bari gusenga bereka Imana ko nubwo badafite uburyo bagera i Siyoni mu mitima yabo hari inzira zijyayo bo barazindutse baragiye imitima yagezeyo niba imitima yaragezeyo tuganire aba bantu barabarirwaye imibiri iri aho ngaho imitima iri Siyoni rero aba bantu ni gutya imiryango yacitsemo yego umuryango wa Yuda na Benjamini tuwubonye hehe tuwubonye i Yerusalemu indi miryango ya 10 yose iragiye noneho abantu basomye Bibiliya muri kumva ko aba bantu bari gusubira inyuma bava mu gihugu cy'isezerano yego iki kintu muri kucyumva bwa kabiri abantu basomye Bibiliya nta miryango mwibuka yasigaye hakurya ya Yorodani none se iyi miryango yambutse n'ubundi isubira hakurya ya Yorodani murumviriye bose basubiye mu butaka batigeze baragwa bari guta gakondo bari kugenda urakoze bagiye guhita bateza ambutiyaje kwa kugandira Dawidi yego bataye gakondo bava mu butaka bw'isezerano barisohoye baragiye barasohoka baragenda rero iyi miryango yitwa Abisiraheli yego hakaba umuyuda n'umubenjamini nabo ni Abisiraheli bakomoka kwa Yakobo ariko bo ntibashaka amategeko y'Imana ya Isiraheli niyo mpamvu twavuze ngo Yuda na Benjamini ntibiyitirira Abisiraheli nubwo bayoboye igihugu cy'Abisiraheli uzi impamvu kiriya gihugu cyiswe Isiraheli ntabwo ari Yuda na Benjamini bashatse kucyita Isiraheli na Amerika yagikreye ibita Abisiraheli ku gahato babonye ubwigenge muri 48 bibateranya n'Abanyapalestina kuki bibateranyije hariyo imiryango y'Abisiraheli yahungiyeyo nayo ishaka gakondo iwabo ariko ntiyemerewe kujyayo ubutaka ntibwemerewe igumya aho ngaho Yerobowamu byamubayeho yaje gupfa imiryango iratatanye iratewe Roma irateye Ashuri ari Turikiya irateye Siriya irateye hari umuntu wavuze ngo Siriya ntiyigeze ihinduka mu mateka ninde wakubwiye ko hahindutse aho Bibiliya yita muri Antiyokiya niho Siriya ariko se koko Siriya ntiyahindutse wowe uyizi nyine yitwa Siriya ariko se Asiriya yo ni iyihe erega mujye mwemera Asiriya ni Ashuri Ashuri ni Taki ni Turikiya sibyo niho Laodikiya niho Galatiya abo bose barateye barwaniye mu kibaya cy'Yezereli hamwe Dawidi yarwaniye n'ubundi oya Dawidi yarwaniye ahitwa Era we yarwaniye Yezereli iyo wubuye amaso uri Yezereli ureba hakurya gasozi kitwa Magido Magido niko kazaberaho intambara ya Eri Magidoni intambara y'Imana ni iki cyitwa Eri Magidoni ni intambara y'Imana izaba iri guca ingoma ya Antikristo niyo mpamvu hazabanza Gog na Magog kuko hari n'umurimbyi yaririmbye aravuga ngo azaca intambara zishire icyo gihe amavi yose azikubita imbere y'Imana kuko itorero rya Kristo nirigenda rizamara imyaka 7 ari ishushanya bya byumweru 7 sibyo byo mu byayishure Yohana noneho ntabwo Kristo naza ntabwo azakandagira mu isi itorero rizamusanganira ku bicu nitumusanganira tuzamarana na Kristo tutaragera mu ijuru tutaragera muri paradizo tuzamara imyaka 7 na Kristo twogoga ikirere tukiri imyaka 7 tukiri mu kirere noneho nyuma y'iyo myaka 7 nibwo Kristo azaza kwima ingoma inaha ngaha aricyo gisobanuro kivuga ngo dorarazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba none se mushaka kuvuga ko ibicu ari ibiki ntabwo ari bya bicu bizaza bitemba astronomically oya ntabwo ari ibicu by'abastronoge
ntabwo ari byo. yego Ibicu Bibiliya yarabivuze, ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya, yego twiyambura ibituremerera, ngo tugoswe igicu se ni iki? Ni abahamya. yego Reka tubumbe Bibiliya tubabwire ngo twebwe dusome komenti nkeya duhite dusoreza hafi aho dukomeze n'ibindi. turimo turagenda dusobanukirwa kandi ndizera ko na bene data nabo ari uko bimeze. uyu we yaranditse ngo uzatubwire mukundwa, antikristo izimikwa tukiri mu isi? Oya, antikristo azima ingoma itorero rya Kristo rigiye, kuko ntabwo byakorana. Iyo myaka 7 niyo guha antikristo agahenge. yego ntimugire ngo Yesu ntimugire ngo Gogi na Magogi zamara igihe gito. Iki ni igihe kiramukwa ryayo. yego niramukwa rya Gogi na Magogi. Izi ntambara turimo twumva zigenda ziba mu isi hirya no hino, n'izi mpuha z'intambara, ibyo byose ni ukuramukwa birimo biragenda bisatira. Kuramukwa mu Kinyarwanda abantu batazi kuramukwa ni imigendo. Imigendo ibanziriza ibise, ni ibimenyetso biba ku muntu utwite agiye kubyara. Noneho impamvu ari ukuramukwa nuko Kristo azabaje, babigereranyije n'ibise kuko birimo umubabaro mwinshi. Mushatse kuvuga ko izi ntambara zitazahagarara? Ntabwo zizahagarara, zizakomeza mpaka zigere kugeza ubwo Kristo ari uzazimara. None abavuga ko politiki ukwiye kuyihorera kandi ngasanga n'ubundi ijambo ry'Imana ari cyo cyerekezo tugenda tujyamo, niyo mpamvu nababwiye ko hari abo tutari bwumvire, kuko nitureka kuvuga kuri izi ntambara kwa mu politiki, ubwo nabiriya turayira, ntabwo turi bube tugisobanuriye abantu. Kuko izi ntambara zose na politiki zituruka ku bantu biyambitse ubukristo butari bwo. Yego. Okay. Uyu nawe yaranditse aravuga ngo ibivugwa se ko Abanyayisiraheli batazacibwa urubanza kubera ko ari ubwoko bwavuyemo umucunguzi, ubivugaho iki? Icyo ni igihuha, kuko Bibiliya iravuga ngo tuzicara ducira imiryango 12 ya Isiraheli urubanza. Iryo jambo nturizi se? Murakoze cyane. Isiraheli zizacibwa urubanza n'abanyamahanga bizeye. Yego. Reka dusome ni comment iravuga ngo urabeshya, Isiraheli yiswe kera, yanzwe, ndabona ari umurundi, Isiraheli yanswe kera, abansi bayo baja hamwe kuyitera nyuma y'umunsi umwe, ibayeho mu 1948. Rero barayisomera dore ngiye. Oya nta iravuga ngo urabeshya, Isiraheli yanzwe kera, abanzi bayo baja hamwe kuyitera nyuma y'umunsi umwe, ibayeho. Iki gihe ntabwo ari Isiraheli bari kwanga kwa Muteri, bari kwanga ubwigenge bwa Isiraheli bwari bubayeho, ko Isiraheli yagize ubwigenge muri 48. Yaje guhagurukirwa n'ibihugu birenga 8 ibatsinda mu ntambara y'iminsi 6. Nibyo turimo turagenda dusobanukirwa. Wenda reka dusoreze kuri iyi. Haravuga ngo wowe usobanura ibyo utekereza, nta na kimwe uzi, ahubwo ujye ukurikira Dr. Rusa. Wenda Rusa se Rusa, reka nshimira Imana, Rusa n'umukristo, ariko abivuga kwa mu politiki, noneho twebwe tukabivuga kwa mu biblike, kandi bigahura. Nta nubwo dushaka ko tubihuza. Ntabwo dushaka ko tubihuza. Dr. Rusa, okay, urakoze no kumukurikira, namukurikira nkabyumva, ntabwo ndumva content yabikozeho. Icyo gitekerezo nacyo nicyo, ariko sinzamukurikirira kwa bintumye. Yego. Kandi niba mubeshya, I'm very sorry for that. Twese dusome Bibiliya. Pas necessaire. Niyo atayisoma, rega hari abantu bajya bagira ngo ibintu by'Imana ni ukumukurura. Ntujya wumva abantu tunyura bakatubwira ngo muzaze kutubwiriza mu rugo. Ntabwo ari uwo muhamagaro twahamagara. Ibi bintu byumve, ubyemere, nubyemera wizere, ni wizere ukizwa, nutizera point. Hanyuma ntabwo iyo comment uyisoje. Nayisoje niko yavugaga. Yego. Iyo avuze ngo urabeshya, sinzi tuba tubeshye kuki. Biranashoboka ko twaba tumubeshya kuko nta muntu wumva ibyo twavuze. Ubundi abantu benshi ntibumva ibyo tuvuga, ahubwo abantu benshi bumva ibyo batekereza mu byo twavuze. Iyo bumvise ibyo batekereza mu byo twavuze, twebwe ntibumvamo nyine imvugo yacu, imitekerereze yabo ntihinduka. Ariko umuntu wumva ibyo tuvuga
akagura imitekerereze akabihuza n'ibyo tuba dusoma Yego. bihura n'ukuri. Imana ishimwe. Tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ntabwo wenda tubivugaho byinshi ariko tuzi ko neza iyi ntambara ya Erimagedoni ni intambara y'Imana, ubwo ni Imana izaba irwana n'abantu kuko umuririmbyi yaravuze ngo icyo gihe hazacibwa intambara zose zizashira. Reka twitse tuzabivuge mu kiganiro gikurikira. Imana iduhane umugisha. Reka dushimire bene data turi kumwe muri iki kiganiro kandi mwakoze kubana natwe. Iyo mwanditse comment tubona umwanya wo kuzisoma, ariko kandi hari igihe kenshi baguhamagara ngo ntibakubone. Imana ishimwe. Ubundi nimutekereze umuntu duhamagaye, wowe umpamagaye ufite umwanya wo kumpamagara, ariko si uhamagaye bafite umwanya wo kwitaba, nabyo ntibyakabaye urubanza. Byaba urubanza kuri we, ariko kuri njye ntabwo ari urubanza. Ikindi cya kabiri, abantu bajye batandukanya ko kuba turi mu muhamagaro w'ivugabutumwa ntabwo turi mu nshingano zo kwitaba buri wese, ku buryo kwitaba biba umwenda n'urubanza ngo bigire ibintu by'ibibazo n'intambara. Ntabwo ari ideni numva ngomba kwishyura abantu, ahubwo igihari ni kimwe. Wowe kuko impamvu mba mbivuze gutyo, iyi ni social media. Social media hari n'uduhamagara, ntujya wumva se uduhamagara akadutuka. Nanjye uramamagaye saa 9 za mu gitondo nta n'ikintu kizima mbwira, arankangura numva ndababaye. Urakoze. Rero mbere y'uko tuvugisha, dusuhuze muri message, utwibwire, icyo ni icya kabiri, utubwire n'intego yo kuduhamagara. Hari n'umuntu uduhamagara akatubwira ngo reka nkuririmbire, ngahibaze. Hari nk'umuntu umpamagara akambwira ngo narose, njye sinjya nsobanura inzozi. Hari n'umuntu uguhamagara akakubwira ngo nagusuhuzaga. Hari n'umuntu uguhamagara ngo ndagukunda. Nukuri ibyo byose ntibiri mu ntego yo kuduhamagara. Hari nk'umuntu uguhamagara ngo nta kintu ngiye kukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Iyo ni deranje n'ukuri. Uzi gusohoka mu iteraniro ugiye kwitaba umuntu ukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Umugisha wanjye ni wowe ugitekereza ko nawuhawe point. Nawubonye, niyo twanawunyagwa n'abatifuza ko tuwubona Imana irawuduha. Duhamagare ufite ikintu ugiye kutubwira. Hari n'umuntu umpamagara ngo nari mbonye nimero ngo ndi kuyibroka mu mutwe ngo nguhamagaye kugira numve kwicamo. Hari n'uguhamagara akavuga ngo mwampaye nimero ya Nisetisi, kandi ayihamagaye abona ko ari iya Niseti. Mu by'ukuri niyo mpamvu hari n'abantu baduhamagara bafite gahunda ntitubitabe kuko batubashye protocole. Twebwe ibyo ngibyo birubahwa. By the way, ni mbere y'uko tuvugana banza udusuhuze, utwibwire. Hari nk'umuntu ujya kubona ukabona yanditse message ngo Yesu ashimwe, nitwa Nisete ndi ku Gikongoro. Uwo wamusubiza gute? Iyo message igendereye iki? Ni ikibazo, ariko kandi dukwiye gusobanuka mu be serious. Niba uhamagaye, hamagara umuntu ufite icyo ugiye kumubaza. Niba bitanakunze, hari uburyo twababwiye. Message zisanzwe ntago nagusubiza, ariko message kuri WhatsApp nta kibazo. Iyo uyisizeho igihe nyiboneye ndagusubiza, cyangwa se siga voice igihe nyiboneye nanjye ndagusubiza, nabi igihe uhugukira urayisubiza. Ariko message zisanzwe nanjye muhandekere basi nkominikane n'abandi bantu, kuko Aniseti y'umubwiriza butumwa afite umuryango n'inshuti tudahuzwa n'ivuga butumwa. Nanjye urwo rubuga ni murunsigire basi rube rwa communication n'abandi bantu. Noneho WhatsApp ibe communication basi nuko tugize ko urabizi ko hari n'igihe ngera nkakuraho WhatsApp kugira ngo nduhuke. Rero mutubabarire abantu mwaduhamagaye ntitubitabe, kandi mutubabarire n'abantu muzaduhamagara ntitubitabe kuko birakomeje. Ariko nimwubaha protocole, nukuri hari n'abantu njya nihamagarira, usiga message nkamwihamagarira. Kubera iki se? Nuko yasize yubashye uko twabivuze. Iyo byubashye bita bitandukanya wowe n'abantu dusanzwe tuzibo kuri social media. Reka tugushimire uburyo dufashije gusobanukirwa kuri iyi miryango 12 ya Isiraheli, kandi ndumva ibisa n'urujijo bigenda birangira. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Amen. Ibiganiro by'ijwi ry'umukanguzi nakagaruka. Reka tubasabe n'ubundi tujye imbere y'Imana dusenge. Mana, turagushimiye, uri Imana y'ukuri n'urukundo, waduhamagare muri Kristo, uratuzura tubaho turi bazima. None uyu munsi ndagusabye kugira ngo utwubakishe imbaraga zawe nyinshi, dukomereshe ukuboko kwawe kw'iburyo ariko gukiranuka kwawe, kugira ngo imbaraga z'agakiza k'Imana zisaga imitima yacu, tugaragare mu isi tuzutse turi bazima, kandi ubwenge bubonerwa muri Kristo ari bwo bugingo ukomeze kubera umucyo abari mu isi. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. Amen.
ijwi ry'umukanguzi.